wowe gabanya gutukana ziba kuri kamera neza nimba atari AI nawe muzane nimba ko kagukunda ngaho gabanya gutukana aza kubere proud we kumamazeni ari rayira kutagiye gusebera hano ari proud muhamagara za mukaza byemeza baby ngo banze uceceke ngo banze utuze ngo uvuge ibya Mubaraka ngo ndibangaho nakubwiye ngo wowe wanje yavuze zamura uwo stone wawe muzamura nazamura nazamukira muri ibyo bitutsi byawe hakiyimbwa akazi man imbwa akazi biri kuza kunsambira imbazi rero ubwo urahomotse o kinyariye kinereye iki diamond cyakunda stone iki kirozi uracyakunda stone zibaho ngaho urasebye we kumamazenu ntuzongere kuzanga kuvuga izina ryanjye sindi umugore wa stone ashize imyaka 2 dutandukanye wakabiwe mu bagore bose yatunze naga ari njye ugomba kuza gushyukirwaho nakubwiye ngo niba washyuka ujye ufata ikimamiyo wijombagure uri kumva we na stone mwe kumamazenu ejo bundi numvishe kuri phone kamuhamagara numva stone ari kukabwira ngo uri kumwe na Jessica ko mushaka umva ngewe simbazi navuye mu ese ko navuye mu buzima bwa stone hashize imyaka 2 ukundanye na Shani aje kunyirataho ukundanye na Tera aje kunyirataho ukundanye na Paula aje kunyirataho namuzanye wanjye Musanze ugeze no kwangura wambobo we ko natakigukunda ubu bugore bwawe bwose ubugaramye mu matako baburi kunshaka iki icyo nicyo cyambere cyakukubaza ko natakigukunda kubizi ko nkwanguru nuka bro uri kumva umeze nk'imbeba yaboze imaze amezi 5 yaburaboreye munsi y'intebe imbere yanjye niyo nkurebye mba numva nenda kuruka wajya umbabarira izi mbwakare z'imbwakazi zose zagusariye ukazibwira nizikaze zivuga izina Jessica Miss Jessica Jemuba Madame Mubaraka ubu nsambiraho mbaza iki gwera buri kagore kose wagiye mu maguru nakagore nakamwe katari kaza kumbwira ngo Jessica ndabiyamye mwabinyendaro mwe ngewe nagari nge wabyaye stone sinamumeneye igisanza urumva nimukaze kunsambiraho kuza kuncyanuka wowe uri kuza kunera iseseme noneho wowe ibaze kaka wowe noneho madafaka ibaze kungana n'abashangazi banje barumuna ba mama wanje ibaze imbwakazi nkawe noneho uri kuza kumbwira ngo ukunda stone uri kubimbwira ngewe uri kundegera ndi muganga ndi docteri ndi polisi ndi RDB ndi umusirikare ndi komanda ndi umujepe ndi giki kumamazenu ngiye ko natari n'umuyobozi w'umukuru w'umudugudu ahubwo nanibagiye ko ndi umudirector we nabyibagiwe manuka kamanuka kagwe kuzimu gakubitwe n'ingo kararuhinga abazimu biwanyu karindagire kararucukura imvazi wanyu zose by'abazimu basi gahambirwe gakubitwe n'inkuru urambonera indaya we nibagiye ko Godfather gangize n'umudirector iyi mbwakazi kamvugisha bingana gutya ngende umudirector ndakumanuye nitwa Miss Jessica Miss Lopez uri kumva Jemuba nimukazajya muza gutera bari system mutaping mutapinga bashu umukobwa wanjye ko ntigeze urandorera nimereye mu byishimo oya neza ntago ari byiza oya uratukanye ntago ari byiza nshuti yanjye mwana we ibitutsi ntago byari ngombwa shano kuri pe ntago nshaka yuko itaguhamagaza shano kuri ntugatukane ako riri ko narushye nkura mugore ariko Godfather ugiye kumuzamura kandi uri director ariko se nkubaze Jessica ntabwo ubona ko ntuza Congress ari kugusaza nansaza iki se ngewe yansaza ngewe bigakunda none se oya reka mbabazi iriya foto ni AI ngana ntuza Congress bari kumusaza bari kumwiyenzaho Tony se yakwemera mani wowe Yesu mwana wongere gutukana Jessica ntiwongere ntago nge namutukariri nimba nanamututsa mbabare nabyo nashakaga
none hanyuma reka nze nibarize Congress Stone muri kumwe. Njyewe nyimara kumenya yuko Jessica yiboneye umukunzi kandi nkumva amateka ya Stone numvishije ari umugabo nwiriye pe ndangije mamagara Stone kuri pano ndamubwira ni rwose Stone maze iminsi numva amateka yawe reka twigire mu rukundo ubu nge na Stone tubirimo none Jessica aranukira iki none se utukanuneza umugabo wanjye yambuje no gutuka uretse gato babara wa mugore bundi uri kuza kumbwira ibyo na Stone nge ndi uretse gato uretse gato Congress ngaho hamagara Stone kuri telefone twumve telefone hamagara ni iyi iriho kereka ninzamukira mu yindi Stone nusebye witabe byacitse kuko ubuse koko gato Stone ntabwo yamwitaba kusura kumva Stone yakundana na Congress wowe Jessica ngiye kuvuga ntabwo ndi umuntu se reka ntabwo Stone uramuzi erega nuko nyine nuko Stone ahubwo se kuri telefone yanaje no kuri pano Godfa yahayobera nkuko ayobera ku zindi ariko se Stone yaraje ntago yahayobewe afite nimero yawe se cyane nanjye mfitiye uretse gato ndabona hano ya postinze sibyo kuri stati ya hari abantu bamubonye kuri pano ni bandike stati ya ngende kureba stati ya Stone uko turafite nimero yanjye mfitiye uri kurota kuri stati ya Stone hariho iki kugira ngo nemere yakose ngo ndi umwana wo kurigendera ku bintu by'amastati no ndebera nukindebere nta kintu kiriho ndebera ubonyeho iki kuko nta nimero yawe agira oya nimero ifite kandi ubwa kiyingi uri kuvuga kuri WhatsApp yego reka murebere ndebera amunzira madawo urashaje nago yakwiteza Cecuru ni rukukumba wowe ubu uri kureba ituza n'umutima ndaramugaye turwara umutima ati nanjye nyene Stone ayibo muri comment muri yambaye umupira w'umweru muri comment muri mukobe Congress mano siyo foto iriho ariko wambwiriye Pucuri akajya muri ntuza Pucuri ko mutapinge mu nkande wo nago nimbara mume gift ni munzamurire kuko niwe mabukwe teri mugeze oya Pucu vayo hano nkure Jessica hejuru njyewe nikundane na Stone ndakwiyamye yanga yikura mwicaye hejuru kuko nago Pucu wino hano Pucuri ni umusukama kuri isi y'Imana nabonye reka Pucuri banguka ariko ubundi Decoy waje hano uri kujya he ubundi uri kujya Pucuri ngwino umudirekta nakuzamuye ngwino uyu Decoy ze nishti yanjye sheri myutungu rusuze Godfather usuze Lili basuza Tatine yahageze basuza thank you Tatine bari banyiciye kuri Stone pe Godfather musuze Decoy wabasuje bakanumva ukuntu uvuga neza uraho neza thank you ni meza dore hano umugore yashyukwe ngakeneye na Mubaraka reka nkubwire wa mugore we ndagatwika Bibiliya y'Imana ndice ninjye mukobwa wazana umwaku kwisi uri kumva ninjye mugore wazana umwaku kwisi ngatwika Bibiliya ndagatwika Bibiliya y'Imana Kongure ninamenya ngo byonyine wanahunahunye muri comments nzafata telefone ye nkuboroka ahantu hose uri kumva uzayifata utese kandi uri kumwe na Mubaraka nzafata phone y'umugabo wanjye nyine nkuboroke muri phone ye uwo ngo nawe nzi wowe najya kwekera nawe nzi ndakwiyana uze kunsambiraho thank you afite ubwoba ko ushobora no kumutwara Mubaraka erega wowe ntabwo Stone nawe yamwemera Stone so yakwemera Stone wenyine kandi ndashaka uko amahoro we nuguhita mbwira papa Stone tukagufungisha imyaka 25 uzanahunahune gatonya urebe ibintu mitangukorera Misiri none ko Stone atakiri uwawe urashaka iki koko
ntago ari uwanjye nyine ariko reka akomane wajya unireba wa mukecuru byonyine ugize imyaka 40 wabuze n'umugabo ukurongora ngo agushyire amago uri kumva ubu niwe wakwemera n'abasaza barwaye za ruhagimandi barwaye bya birwara by'ibidiyabete by'abasaza bose barakwanze ubu ugiye gufata ibyo bisida byawe ugenda ujya kubitsindagira mu bana bato wa mbobo we kumamazeno Jessica Jana shaka Godfather akumbariza impamvu uri kunuka ndi kukubaza we nani Congress na wambye fata telefone uhamagara Stone na nyine ndamanuka ngaruke nyine bikore se musanzwe bikora se bikore manuka uzire muri yindi hanyuma fatingi umuhamagare Jessica ntabwo Stone ukubizo Stone yamwitaba. Thank you so much. Uyu muntu ndugiye koza bira bintu yewe nanjye nakundanye n'ingegera Godfather ibaze nawe reka nkuri Jessica we tuza mu izina rya Yesu Kristo wa Dr. B for Clarisse. Thank you so much. Abazimu bashyi yewe subira kwa Shana kugira ngo ujye kwa Congress wakemera subira reka nguyu kabeba ari hano wamubonye nawe kandi yifuza Stone se ko mbona abagore bose bashyukwe bari ku isi bari kukurwanira ubundi urabigenza ute wowe ne yaje hanga akavuga ko agiye gukundana na Stone erega Stone agira umutsi umwe kabebe mutapinga ako se n'abagore mwe kuki mushyukira ku bagabo banjye nataye ubundi mamunshaka hiki ariko narumwe uru n'urukundo mu nkunda ku buryo ububana na papa w'umwana wanjye watandukana nawe ukifuza n'umugabo nataye nawe nataye ubundi uri umuntu uratekereza wuzuye mu mutwe urwaye abadayimoni urwaye abazimu kamubwira abazimu ufite ibazubana na Joseph papa w'umwana wanjye murashwanye uhise wifuza Stone nataye zamuka kabebe ubwo nawe uwo wirukanye ngo ni Kelly nawe ni ex wanjye nataye we nzabicara hejuru inshuro zingahe ko mbona mukunda abagabo banjye muzanapfa mani nje nzajya mbabwiza ukuri Godfather nararushye okay mbabwire ubeje neje bundi murindire ko nshwana ngo na Mubaraka mumwiruka inyuma reka mbabwire mbahenere ku nzira bakurira kanyo ku nzira gahukundu situzijya dutandukana n'umuntu bita Mubaraka mwagenda mugasambira mu maguru icamva ndagaswingingire uyu ni uzamana mu mageragere uyu karero nihamagarire ntabwo naza nahamagara uyu ni we nzapfira ni we nzagwa inyuma shandagaswi uyazatuma ninjira imageragere nambari rose hazagira kamutekereza no kumurota nkabimenya gusa ko amurose batazabimenya nzajya nkuhiga nkwemeze ngaho reka twumve ni wiwe ngaho hamagara reka twumve niba muza mwene mutapinga niko se Stone nimero iri gucamo uretse hamagara Congress ubundi urajure nimero ntabwo iriho nyine urajure ukuntu Satani akoze isoni ariko Satani ukoze isoni koko dore uwiringiye Satani wese nukazakorwa n'isoni ku munsi w'umuzuko ku munsi w'imperuka uwiringiye Satani wese azamwara uzatelefona nimero yose ibe nimero kompozi uhamagara Imana uyibwire ati ba bantu nahanuriye nimero ikubwiye ngo nimero kompozi uhamagara abagaburiye nimero ikubwiye ngo nimero kompozi sheri ariko twebwe tuzayihamagara nimero itonde we kumamazenu nkubwire twe tuzahamagara nimero itwitabe izi ukuri zatwitabe tubwira hello baby wariye mutapinga we timu jemu batwaye nimero kompozi ku mukozi umuntu wese wakoreye Sekibi
umukozi wa satani wese azakorwa n'isoni ku munsi w'umuzuko uzahamagara Imana ikubwire ngo nimero kompozi nk'uko Stone umuhamagaye we congressman akakubwira ngo nimero kompozi icara wige ariko njye nyihamagaye none nimero yanyitaba ikambwira ati mugore mwiza wariye wasenze wanyweye amata wanyaye wasuze Uwarindi ubikubwira, uwarindi ubikubwira. icara wige Uracyakunda Stone? icara wige urasebye we gahambirwe Mubaraka nta kintu afite. Ese Gira madam kuri Stone. ugiye ku bapfu uyigarutse no ku bazima uje kumugira inama yuko nta kintu afite urabizi neza yuko igihe cyose tumaranye iyo aba nta kintu afite yari kuba yaragiye sheri ariko mu gihe gihari nuko hari icyo afite wowe udafite hari icyo mfite wowe udafite uri kumva hari icyo mfite wowe udafite wifuza kubona kandi ntacyo uzigera ugeraho icyo wifuza mfite udafite n'uyu mubaraka wanjye uri kureba imbere yawe ukaba uri kwifuza na Stone akaba nawe yakuyeho telefone uri kumva ishyari ufite mu mutima wawe kwifuza ikintu mugenzi wawe afite wowe udafite mwagiye mugira ishyari ryiza bagiye bagusengera bana abakozi b'Imana wirirwa kuri pano Imana ikakugirira umugisha wewe narakubwiye ngo bakuzingiye mu cupa wowe uri kumva nuzigera ukundwa nuzigera ugaragara imbere ya societe y'abanyarwanda ugifite abo badayimoni n'abazima Kandi Stone mwararekanye. Muracyakundana mureke. kumwaze we kuko yangiriye neza umva twagiye mu mashimwe kuko yangiriye neza kuko yangiriye Kuko Stone yankunze. kuko yangiriye neza Kuko ndi mu rukundo na Stone. yewe Kuko ndi mu uhindura rukundo na ibyanze Stone. uhindura ibyanze guhinduka Kuko Stone ari mu rukundo hari n'undi. Imana we ahantu hari Imana Stone afite urukundo we. ahantu hari Imana Stone ahantu arankunda. hari Imana we Stone wa Satani Congress. ndagukandagiye Stone wa Congress. komeza umwaze congressman yakorwe n'isoni Congress mu rukundo na Stone Stone. nimero kompozi ako mwumve nimero ya Stone kunivuze kanshyiraho kamera kugira mu birere kanshyiraho kamera itonde mvuga ukuntu phone ya Stone ivuze phone ya Stone yavuze ngo Aracyamukunda disi. nimero kompozi je ne peux pas Uzi ko namutekereza gusa ugapfa. nimero kompozi desa umva uwo muntu uvuga ngiye naramuhambye kera yarapfuye yaraboze twaramushyinguye tugenda iwabo tugiye gushyiraho indabyo uwo muntu uri kuvuga twe ntabwo tumuzi ibaze nawe umuntu wapfuye kera uri guhamagara ukumva ngo nimero kompozi nimero zibaho ngaho nimero yavuyeho kera wowe uri kumubara mu bazima uzi ko uri umusasi Ndagukunda umusore mwiza. twebwe abaduhamagara ni bazima kuko turabahamagara nimero zigasona sheri uri kumva neza twe ntabwo batubwira ngo nimero kompozi Stone my sweetheart. ibaze dore we uri gusamba Darling. My darling Stone. mutapinde yabonye content noneho umuntu wamushumurije Stone afite ibibazo ntawe uri bumukire timu J Mubaraka Team Congress women wa Stone. kaniganire na Riri umva sindi kuvugana nawe wa mugore we nuze kumvugiramo ntunsambireho uri kumva kuko njye ntago ndi i Kigali njye hano muri ribu twe turanabakubita sibyo no gutukana uzana kugukubita inki ukicara ukiga twe ntago turi i Kigali rero mwe mutukana bakabahamagara kuri ribu ngo mwatukanye njye ahantu nuye turakubita twebwe ujya kurega wanakubiswe nuzaze kunsambira rero ntago ndi kuvugana nawe ndimo ndivugana na Riri we ntago nkuzi uri kumva mbogo Kumukiye Stone. irukanka jya ku kagari Riri sherimo bebe sweetheart dore uyu mugore ni dayimoni nyine ntago yaza ngo abure kuncumuza akangira nukuri ko Imana nkusabye imbani Ririmbabarira uyu mugore afite ibidayimoni numbaze nanjye ibisatani biba biturutse sure please
I'm begging you, mbabarira ntabwo nzongera gutukana. Urabizi ko na sheri wanjye atabikunda, sibyo? Please. umva rero Jessica Karame. nizere ko mumeze neza umeze neza Tubanze tuvana ibitotsi imbere ntudusezere ubu ugiye kuryama abantu bageze ku gihumbi ngo ugiye kuryama. kikamyutingi Hoya wimyutinga. Widusezera rega ndakuzi wemaze kukumenya ndabizi sibyo wari ugiye gukora. oya nari ngiye kubura ko ngukunda nubwo mbura gukunda Kuki utabivugiye hano hari ngo agusubize? ngiye gukunda urukundo rusanzwe Nawe ndagukunda rwose Godfather wacu ni wowe nyine. Jessica urazi impamvu nkubwira bino bintu byambabaza cyane ari ibiguhamagaye ni impamo y'Imana kuko ndagukunda kandi nta bintu ariko nta bintu byatangiye mani hari abari gusererezanya n'ibintu byatari nta bintu byatari twagiye kogre hamagara story nakwitaba ndaguha intare ewe kawe ndaguha ebyiri ntabwo reka nkubwire kongre ahangaha ndi ku ruhande rwa Jessica ibyo ntibibaho urumva niyo waba mushyize mu icupa ntabwo story ntibikunda